bagiye bakiri bato cyane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bari ku mugabane w'i Burayi, ntibazi amazina biswe n'ababyeyi babo b'amaraso, bahawe amazina y'ababareze. Baratabaza ngo uwabona imwe muri aya mashusho hari ikimwibutsa ngo abatabare, kuko bafite intimba ikomeye yo kutamenya inkomoko yabo. Hi, my name is Sandra. I was born in Rwanda, Nyamata in the early 90s. I was rescued by the Italian government in 1994 and brought to Rome and then Vercelli. When I was rescued, I was younger than 3 years old, so I don't have any memories about my life in Rwanda, any of the relatives. So I'm making this video because I'm looking to find any of my relatives that are still living. Thank you. Christiana Minega rero akeka ko inkomoko ye yaba ari mu karere ka Bugesera, kubera ko inkotanyi ariho zamushyize muri Oroferina, akaba ari naho abamujyanye mu Butaliyani bamukoye. Murakoze. Bonjour ou soit bonsoir, moi c'est Sarah Mbal, j'ai 28 ans, je suis née à Goma, je grandis en République démocratique du Congo. J'ai été adoptée dans une famille congolaise et pour le moment je vis en Norvège, en Europe. Je suis à la recherche de mes parents, paternels comme maternels, que je n'ai jamais connus et je souhaiterais les rencontrer, les connaître. S'il vous plaît, si vous avez des informations à propos de ma famille biologique, n'hésitez pas à contacter pour me donner les informations. Je suis vraiment en besoin. Merci beaucoup. Yego, birashoboka. Kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza abakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufitinema Asumuta,
umunyamabanga w'umuryango CSMS, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. Umuryango CSMS ni amagambo y'impine, mu magambo arambuye y'igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango CSMS ni umuryango utegamiye kuri leta kandi udaharanira inyungu, ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Tugiye kuganira n'uwizeye inshuti Serafe, arashakisha umwana wa mukuru we, umwana witwa Twiherewe n'Imana Ernest, yaburanye n'umuryango we mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Icyo gihe yari afite imyaka 2 n'igice. Dukurikire inkuru ye kugira ngo tumufashe gushakisha amakuru y'uwo mwana Twiherewe n'Imana Ernest. Ni karibu wizeye inshuti, guhaye ikaze. Yego murakoze. Nitwa Uwizeye inshuti Serafe, naturutse mu karere ka Ngororero, murenge wa Matyazo, mu kagari ka Rwamiko, mu mudugudu wa Nyakibande. Aba naje hano ngira ngo mumfashe gushakisha umwana wa mukuru wanjye witwa Twiherewe n'Imana Ernest. Uwo mwana witwa Twiherewe n'Imana Ernest, ise ni Rudatinya Antoine, nyina akaba yitwaga Nibaza Esperance. Uwo mwana yari afite imyaka 2 n'igice. Uwo mwana witwa Twiherewe n'Imana Ernest yavukanaga n'abandi bavandimwe be 5, akaba uwa 6 niwe wari muto muri bo. Warahunganye turi umuryango n'ababyeyi be, tuhunga n'imodoka. Ubwo twari tugeze mu mujyi wa Gisenyi, imodoka tuyisigaho, turambuka tukigera mu mujyi wa Goma. Uwo mwana niho twaje kumuburira, ariko amakuru ya nyuma dufite nuko yatoraguwe n'umuturage wo muri uwo mujyi wa Goma wo muri icyo gihugu wa kavukire. Aho niho twamuburiye kuko twari tubabuza ari abana 2. Yari ari kumwe n'undi mwana w'umukobwa witwa Elizabeth. Wari utoraguye uwo mwana w'umukobwa witwa Elizabeth niwe waje kumuduha, atubwira yuko uwo nguwo we w'umuhungu Twiherewe n'Imana Ernest yajyanywe n'umuturage wo muri uwo mujyi wa Goma. Amakuru ye ya nyuma tumuziho nayo ngayo. Ayo makuru y'uwo mwana yuko yatwawe n'umuturage w'Igoma nayabwiwe n'ababyeyi be, bari bayahawe n'uwari watoraguye uwo mwana w'umukobwa witwa Elizabeth, bavuga ko yababwiye yuko buracya mu gitondo akabereka umuturage wo muri icyo gihugu cya Kongo watwaye uwo mwana w'umuhungu. Bukeye baramushatse baramubura, wa mukongomani wari kumubarangira. Ariko abo babyeyi b'uwo mwana barapfuye, abagihari n'abavandimwe be, nibo turi kumwe mu muryango. Ngewe nk'abandi se wabo. Nk'uko mbibabwiye, uwo muntu watoraguye uwo mwana aho ngaho Igoma, ntabwo nzi ngo ni umugore cyangwa ni umugabo. Nabibwiwe n'ababyeyi be. Amakuru mfite y'ukuri nuko yari umuturage waho muri Kongo, atari umunyarwanda wari umutoraguye, yari gature aho ngaho mu mujyi wa Goma. Gusa nuko nanjye naje kugira umuhati wo gushakisha umwana kugira ngo ndebe ko yaboneka akaza mu muryango mu bandi bana, kuko nari maze kubona ko ijwi ry'umubyeyi utihebye rishakisha abana bakaba babasha kuboneka. Mumfashije akaboneka byaba ari byiza cyane, kandi n'undi wese wamfasha kumenya amakuru y'uwo mwana akadufasha kumubona byaba ari byiza, yabagize neza cyane. Urakoze. Urakoze wizeye inshuti. Tubwiye ko uwo mwana yaburiye mu mujyi wa Goma. Ese mukimara kumva ayo makuru umwana yabuze, nta hantu mwashoboye gushakishiriza nibura ngo murebe ko mwamubona? Urakoze cyane. Uwo mwana twajyaga gushakira mu mafoto yabaga ari mu nkambi z'impunzi ngo turebe ko habonekamo ifoto ye, nk'abana baburanye n'ababyeyi babo ukabura mu ifoto ye. Mu nkambi ya Kayindo
no mu nkambi za Mugunga, kandi na papa wiwe yagiye gushakira mu bigo by'imfubyi aramubura. By'abana bari baraburanye n'ababo biri mu mujyi wa Goma n'ahandi. Twaratashye mu mwaka w'1997 tugeze mu Rwanda tujya gushakishiriza muri CICR yakoreraga mu mujyi wa Rubavu. Uwo mwana ntitwamubona, birangira gutyo ababyeyi be baza gupfa nyuma yaho, ariko njye wasigaye nka se wabo nkaba mbona umwana namushakisha nk'umunyamuryango. Nakomeje gutega amatwi Radio Mariya, numva amatangazo y'ijwi ry'umubyeyi utihebye ashakisha umuryango ahuza abana n'ababyeyi babo. Biza kumbamo ko nahamagara ku ijwi ry'umubyeyi utihebye, bampa gahunda ko bazambwira umunsi wo nzaza bakamfasha kumushakisha. Uyu munsi wa none ku itariki naje kugira ngo mumfashe dufatanye gushakisha uwo mwana Twiherewe n'Imana Ernest. None mu gusoza ni iki wabwira abakurikiye inkuru yawe? Mu gusoza inkuru yanjye, mumfashe gushaka uwo mwana, turamuka tumubonye bizaba ari umunezero mu muryango, kandi n'undi wese waturusha kumenya aho amakuru ye aherereye akayadushyikiriza bizaba ari umunezero, bizaba ari ishimo, Imana izabimuhembera. None uyu mwana Twiherewe n'Imana Ernest nta bimenyetso yari afite by'umwihariko ku buryo umuntu yabishingiraho abashakisha amakuru ye? Uwo mwana nta bimenyetso bidasanzwe yari afite, uretse gusa ko yari umwana wo mu kigero cy'imyaka 2 n'igice. Ikindi kandi yari umwana w'imibiri yombi. Niyo hari n'umuvugo wavugaga ngo iso ninde, ngo ni Kazitunga. Iyo wamubazaga uwo muvugo yabashaga kugenda awutondagura hafi kuwurangiza. Icyo nicyo kimenyetso kidasanzwe namuvugaho, yarawutondaguraga uwo muvugo akagera hafi kuwurangiza. Mfite impungenge ko n'abamutoraguye bashobora kuba baramubajije izina rya se, bamubaza ngo ise ninde akavuga ngo ni Kazitunga, kandi se atari Kazitunga yari Antoine Rudatinya. Kuko iyo wamubazaga izina rya se yakubwiraga ko ise ari Kazitunga, ugakomereza muri uwo muvugo nimo yakomerezaga. Uwo mwana yari afite abavandimwe be aribo Vedaste na Fulgence na Tuyisenge na Nsanzamahoro na Bonaventure, barahari uyu munsi. Urakoze Wizeye Inshuti Seraphine. Mwakurikiye inkuru y'Uwizeyimana Seraphine shakisha umwana wa mukuru we, umwana witwa Twiherewe n'Imana Ernest wari ufite imyaka 2 n'igice. Ababyeyi be ni Rudatinya Antoine na Nibaza Esperance. Uwo mwana rero yabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, aburira mu mujyi wa Goma, ariko mwumvise ko yavuze ko bafite amakuru ko yaba yaratwawe n'umuturage w'umukongomani atazi ngo ni umugabo cyangwa umugore, kuko bashakishije mu bigo by'imfubyi hose bakamubura. Uyu mwana rero mu bimenyetso bidasanzwe nta kimenyetso kidasanzwe yari afite, uretse kuba yari imibiri yombi. Iyo wamubazaga so ninde avuga Kazitunga, agendeye ku muvugo witwa so ninde Kazitunga agira so tunga. Nk'uko abivuze uyu Wizeye Inshuti ashobora no gusanga n'abamutoye cyangwa se niba ari n'ikigo yabayemo baramubazaga se akavuga ko ari Kazitunga. Ahangaha bwari uburyo bwo kugaragaza ko nta kintu yari ashoboye kuvuga uretse ibyo ngibyo. Ubwo rero wamenya amakuru y'umwana kandi yabuze ari kumwe n'undi mwana ariko waza kuboneka, wamenya amakuru ye rero yamenyesha umuryango Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye kuri 0783 83 27 47. Murakoze.
yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka.